asaba umuhungu waje kandi karibu nawe tumubone batambuke mwaho reka ndabasabe bave asabo basore banje nabo bari kumwe bamuherekeje babaha inzira baze batambuke umusaza Gasinzira yaravuze ati kwa Gasinzira ati twashimye umunani mwaje mutugemuriye ariko kandi ati ntabwo twigeze tuja gutaka inzara kwa Gasegege ko tubuze inka yo gukama ati ico twari dushaka ni wa muntu waje ashoreye umunani cyangwa ashorewe nawo ati rero kwa Gasinzira hari abasore nako kwa Gasegege ati hari abasore benshi ariko kandi turashaka kumenya wa wundi mwatekereze kariwe ugomba kuza kuvuka mu rugo iwacu naje nshoreye ariwe naje gusabira ati cyo kibazo kiroroshe ko kuzimya buji ati ndaje rero mukwereka umusore mwiza kwa Gasegege twaje dushoreye kugira ngo aze kuvuka iwawe ngabo rero abo niba abasore bo kwa Gasegege baje bashoreranye kugira ngo baze kuvamo umwe wa wundi mwiza w'intore intoramwa kugira ngo aze kuvuka kwa Gasinzira amaso rero arabaha mubahange amaso kugira ngo nubwo ari benshi turaza kubonamo umwe uza kuvamo uwaje gusabirwa kwa Gasegege ni mwongera amashini impundu arakoze cyane umuvyeyi abana basore bakwita impundu mu byukuri kuko nabasore basa neza kandi baraberewe uyu ni wa munsi wabo wategujwe n'Imana abantu bakaba bawushize mu ngiro nico gituma rero umunsi kubigirizwa impundu musaza rero Gasinzira yarasabye ko baza kumwereka umusore waje gusabirwa umugeni ariwe ufite amazina menshi witwa umukamisha n'ayandi rero ariko kandi musaza Gasegege yazanye abasore benshi kandi urebye neza barenda gusa kubera koko bose baravukana n'amaraso amwe nico gituma ndetse kuza kubatandukanya no gutoranyamwo wa wundi watoranyijwe n'ubundi kare biraza gusa n'ibyogorana wagabo muturanyi ngo yigeze kugira ikibazo inka z'abaturanyi ziramwonera noneho rero ngo atekereza kuzitemamwo ngo aza kubona biza kumugirira ingaruka ngo yigira inama yo kuvuga ngo reka ziteranye zose zihurize hamwe ngo mu gihe ba nyirazo baza kuzitandukanya ngo birabagora buri muntu kumenya iyiwe hanyuma ngo baraza gutemagurana bonyine ariko kandi cyo rero caje koroha kubera ko ba nyirazo bari bazizi nanone rero abasore bo kwa Gasegege bari imbere yacu n'abasore beza basaba ibikara kandi bateye ishema baranesheje cyane ariko kandi kwa Gasinzira byotugora kugira ngo tubatandukanye ariko kwa Gasegege ndabizwa twohagurutsa wese iyo dutoranyirizamwo wa wundi w'intore wateguwe uyu munsi muri iki gitondo kugira ngo aze guhabwa iya nkumi wa mugeni watoranyijwe kwa Gasinzira reka nanone kugira ngo nanje binyorohere njewe ubahagaze imbere ndaza gusaba nanone hariho nanone ubitegereje neza urashobora kubona babiri basa nabambaye ukwabo bambaye ivyera hari umugabo umwe wigeze kuvuga ngo agira karirimbo ngo kataza kamufasha mu materaniro ngo nakaririmbo baza bavuga ngo bambaye ivyera we ngo bambaye ivyera baraje ngo ako kantaza yumva nta Yesu ukabamwo ngo tikaza kamufasha hariya ndabona rero abasore babiri bambaye ivyera bisa ukwavyo nubwo nyene birimwo amabara yandi ariko bambaye ibisa ukwavyo reka nze kubasaba muri na hagati y'abandi muze gutera intambwe mwembi zibiri mutambuke musige bagenzi banyu muri ico kibanza hanyuma twongere tuvugane namwe murakoze cyane nanone reka nongere sabe kwa Gasegege twongere kandi tuvuze impundu dukomere amashi abasore bacu nimba batatu mwaje nimba mubona baduteye ishema batodukoze isoni twongere impundu n'amashi kuri bo hanyuma nanone rero uko bimeze
nanone baracyari kwadusaba umusore umwe ushobora kuzafata ya nkoni y'umutsindo yo kugira ngo uyu munsi wa none awutsindire ubu wiwe ndetse n'ikamba ryateguwe uyu munsi aze kuryambara. Nawe rero nimba wiyizi muri mwebwe babiri tutiriwe tumeneka umutwe, uwizi muri mwembi kariwe wenda kuvuka mu rugo rwo kwa Gasinzira, ariwe waje ashoreye imitwe n'imitari yo kwa Gasegege ingana gutya, cyangwa yaje ashorewe nabo, reka ngusabe wibwirize utera intambwe zibiri werekera imbere. Sawa, nanone reka ngusabe nawe usubire inyuma gatoya use nusanze abanyu. Reka ngusabe uhindukire werekere mu ruhande rwo kwa Gasinzira, hanyuma urambure ikiganza cyawe cy'uburyo, ikiganza cy'iburyo. Urakoze cyane. Kwa Gasinzira niba mumwemera kandi mumushigikiye mwakoma amashyi. N'umuhungu w'inyegezi wo mu kanwa heza arasetse ndamubonye. Hanyuma nanone ongera uhindukire werekere kwa Gasegege ubabwire ngo mwakoze kumperekeza no kunshigikira, ati naje nahageze. Amashyi menshi rero kwa Gasegege. Urakoze cyane. Reka usabe nanone wongere usubire hari usange bagenzi bawe. Umupinzani mbona wo kwa Gasegege udakoma amashyi iwe turaza kumuhagurutsa atange za haleluya. Murakoze cyane. Umusaza rero Gasinzira yarasabye ko haza kugaragara umuntu waje ashoreye aba bose cyangwa ashorewe nabo, kugira ngo baze kumenya neza uwo Gasegege yaje gusabira. Wa muntu rero akaba yagaragaye. Reka dusabe protocole muze kudufasha mutwicarize abasore bacu mu byicaro by'iteka byateguwe kugira ngo abasaza bacu bakomeze nanone kuganira bamaze kugera mu cyicaro. DJ nawe babifite akaririmbo hafi uwo gatera ntangorane, kandi nimba katari hafi umusaza Gasegege ariko aranyikira ijisho ati narambiwe ko wonsingiriza umwanya kugira ngo nongere kandi ngira icyo mbwiye umusangwa mukuru. Kaze rero musaza, jambo riri iwawe. Inshuti yaje Gasinzira, ngira ngo icyo wari wansabye nagikoze, ariko kandi naje nakwisabira nimba bikunda bishoboka ukaduha uwo twaje gusaba nako tukamubona nimba bishoboka, ariko n'ubusabe bibaye bikunda wabikora, bwari ubusabe n'icifuzo cyacu. Urakoze. Abakuru baravuze ngo uja guheka tumwicisha urume cyangwa se kime. Reka cyo bikoze Gasegege, urabizi ko bene Gasinzira aya masaha bamwe baba bagiye ku kiraro, baba bagiye gukira inyana, abandi baba bagiye kwahira isharire, abandi baba bari kumwe na ba nyirasenge bahaye babigisha gucunda amata no gukurakuza no kwavura. Ibyo byose abana bacu bageze mu bigero ba nyirasenge babibatoza. Ariko reka mpamagare basaza biwe batubangukire barase ku ntego, nk'uko abakuru bavuze ngo umwambi w'intwari uri mu muheto ntuzutindamwo. Reka mbasabe bihute inshuti yacu Gasegege kugira ngo tubashe kuyimara amatsiko n'inzara y'ico yaje gusaba. Ahasigaye tegereza wihanganya akanya gato inshuti yanje, gira tukugerere ku ntego. Urakoze cyane musaza Gasegege. Ati nyakugira Imana inshuti yanje Gasinzira, ati cyo warunsabye ndagishikije, atariko nanone nanje ndacafite icifuzo, busabe bwanje buracyari bwa bundi. Rero ndabona yaje ari hagati y'abasaza be babiri bashobora kuba bafite amawazo masha, jewe nta gahunda dufitanye. Ubwo rero nimba hari amatangazo mwocishaho turabategereje mu masegonda 51.
aramwongorera rero ati hajya ntiwibwire ngo biroroshe kugira ngo imve imbere ya mushiki wanje kugira ngo mukuruburire mugusingirize ati birasaba akantu birasaba gutekinika ati birasaba kumvikana birasaba kuganira birasaba gutusha ati none rero mwiyaranje munganirize ati kandi nabwo mutanejeje ati ndashobora gufuka birashoboka sore kubera ko aha yaseka umuntu ukaragira ngo aritonze ngo baramusheberanya ariko mbonye atoroshe abakuyemo amabahashagera nko kuri buhoro rero mutange tera intambwe nawe rero twakirire umushyitsi wawe ntambwe musaza we amukuruburire amugushikirize hanyuma uze kwakira agafoto rero fotografe mwaze mudufashe twari tugihugiye kuri wa musore ufashe amabahasha 3 akemera gutanga mushiki wiwe nta yindi discussion izuba riva amakuta ni meza cyane mugabo umwe yaravuze ngo iyo ngo yayabonye ntibayamuhezeho ngo nico gihe muzamwumva bavuga ngo nzagenda nyiba ngo kandi iyo ntayibze nanone ngo nzangira ikibazo ngo akunda kumugongo amafaranga rero atumye urekura mushiki wawe nayo ni meza cyane hanyuma rero iryo shugwe baraza kuri gufasha hanyuma umuhereze impeta ze kumwambika impeta y'ikimenyetso ikigaragaza rero ko umugeni ari uwiwe amuciye mumufashe hanyuma fotografe muraza kudufasha uburyo bahagarara kunda kubivuga kenshi ko chapitre yo gufotora bayize nasivye none rero muraza kudutunganyiriza hanyuma azamura ukuboko kw'ibumoso urutoki ruri hagati y'izindi barwita mu kinyamurenge sumba zose uraza kubikora witonze cyane papa zamura no kuboko zamura uzamura amaboko arabinyarukije cyane ati nta mpamvu yo kwirirwa dutinda mu ikorose urakoze cyane muhejeje gufotora murakoze cyane ndibaza ko kuri uruhande hasigaye impano imwe gusa turahindukiye rero reka iyo mpano imwe isigaye turaza kuyikomerezaho reka dusabe famiye Mavugo batera intambwe bakire impano hano ndasaba umuntu twokongorerana arakenewe cyane bari hafi amfashe Okay, abona abavyeyi rero uwo ni Mutunzi Reponse arashimira abavyeyi be bivuye kundi baye mutima ati guhagarana namwe hari ibyo mwakoze uhereye kubyo ntazi nibindi nabashije kwibonera ati impano tubateguriye mu rwego rwo kubashimira mu ruhame rwa bose kuko uyu munsi ari umunsi w'ibyishimo n'umunezero Imana rero ngikomeze ibazigame kandi baheze umugisha. Famille Gilles barakurikiraho Famille Anko Gilles batera intambwe nabo bakire impano. Hano rero muri ruhande twari twongoranye barambwiye ngo kunyaruka birakenewe ngo kandi
arabikoreraho. Reka dusabe famiye Uncle Gilles mwakire impano mwateguriwe. Okay, Mutunzi rero arabashimiye bivuye ku ndiba y'umutima ngo guhagarana namwe n'umugisha ivyo mwakoze ngo yabihaye agaciro. Impano rero ngibamenyeshe ko hari ico abazirikanaho. Nanone reka dusabe Mama Joy atera intambwe. Mama Joy rero nanone nawe response aragushimira bivuye ku mutima ati guhagarana nawe n'umugisha ivyo mwakoze biranditse ku ikaratasi yo mu mutima. Nanone famiye Rwaminembwe batera intambwe. Nanone Mutunzi arashimira bivuye ku ndiba y'umutima afamiye Rwaminembwe ati ndanezerewe guhagarana namwe bavyeyi ati Imana yongere bahereza umugisha ku ruhara rwanyu ati kandi twizeye ko hari ibindi vyiza tuzakomeza kubona biva mu kuboko kw'Imana ati rero mwongere namwe mwubahwe. Famiye Harera mutera intambwe. Famiye Harera harakurikira famiye Meshake. Yego nanone ni ishimwe ni rivuye ku mutima wa Mutunzi ryerekera kwa famiye Pastor Harera ati bavyeyi Imana ngo ikomeze bazigame kandi bahumugisha kuko hari ibyo mwakoze ku bwacu. Reka dusabe famiye Meshake batera intambwe. Famiye Meshake harakurikira famiye Matabura. Nanone jambo ni ryarindi famiye Meshake ngo namwe mwakira amashimwe avuye ku mutima wa Mutunzi kubera ko ngo mwagiye mugira ico mumara ku buzima bwe. Famiye Matabura arakurikira Mamdogo Nyandorimana. Nanone ni jambo ni ryarindi response arabashimira cyane guhagarana namwe ngo n'umugisha Imana ibagirire neza cyane. Mamdogo Nyandorimana harakurikira Mamkuba Nyakiza. Mamdogo Nyabade ati nanone umwana aragushimiye bivuye ku mutima ati guhagarana namwe n'umugisha ati uruhare rwanyu nk'abavyeyi ati turaruzirikana rero impano ize kubanezeza ni mwagera mu rugo. Mamkuba Nyakiza atera intambwe. Hanyuma famiye Oncle Ndayishimiye namwe mutera intambwe. Nanone umwana aragushimiye bivuye ku mutima ati Imana yongere bahereza umugisha ngo guhagarana namwe arabinezerewe cyane. Ni mu rugo rwego rero yabateguriye iyo mpano. Uncle Ndayishimiye umwana arabashimiye cyane. Uwo ni response ati muvyeyi guhagarana namwe n'umugisha ati mwarakoze inshingano zanyu mwazikoze zose ko zakabaye ati Imana yongere ibatuzigamire kandi bagiriye neza. Shanga Gakumi atera intambwe. Harakurikira Oncle Habimana. Ati shangazi rero ndagushimiye kubera ko
ati inshingano zawe nawe wazikoze zose ngo aho byari bikenewe warahabaye ntitwigeze twisenga kubera ko mwadusengeraga ati Imana yongere ibahe umugisha. Anko Habimana namwe mutera intambwe. Mubisoje muraza kutubwira hanyuma. Okay, itangazo rivuye mu mpande zombi riravuga ngo uyu munsi ntiyagira umuntu uduhisha inyinya. Uyu munsi wo kunezerwa no kwerekana inyinya. Itangazo murikorereho. Murakoze cyane, nimba mwasoje barashobora kudusubiza ikibanza. Murakoze, mwaje kwicara. Protokole mudufashirize abantu mubicaze. Hanyuma rero nkuko twatangiye tubivuga aha ni mu rugo kwa Gasinzira. Nanone rero umusaza wari wasabye ko baza kumwereka uwo yaje gusaba yamaze kuhagera, ariko kandi reka tuze gusaba nanone Immaculée kubera ko ari mu rugo rwabo arashaka kubanza gutambagiza umushitsi wiwe n'umukunzi we kugira ngo abanze amwereke umuryango, amwereke ababyeyi, amwereke n'ibyiza byo mu rugo. Reka nsabe nanone Marene uramufasha iryo shugwe hanyuma muhindukire mubaherekeze muze kuramukanya. Iryo shugwe Marene urarimufasha. Uramufata ukuboko umushitsi wawe umwereke mu rugo, umwereke ababyeyi, itonde muzane. Ati rero uru ni rwo rwacu, aba ni bo babyeyi, ati aba ni ba papa, abandi ni ba mama, ati bamwe rero ni ba sokuru, abandi ni ba kaka. Ati aha niho mu rugo kwa Gasinzira wari usanzwe uhumva. Ati uyu munsi rero nkaba ashatse ko gutambagiza no kukwereka ibyiza byo mu rugo kwa data, uraje ubone n'ibindi bikurikiraho. Kwa Gasinzira rero umwana ati nguyu wa mushitsi nababwiye, ati uyu niwe mukunzi wanje, niwe nshuti yanje, niwe mwana nifuje ko yovuka muri uru rugo. Ati mwagize neza kumwakira. Nanone reka mukomezanye muje mu ruhande rwo kwa Gasegege. Reka dusabe muze muva hasi mutwakirire abashitsi b'icubahiro. Nanone umushitsi rero wabagendesheje cyangwa wamukamisha uwo ni wa mwana mwaje gusaba. Iyo ni ya ntore mwatoranyije muri nyinshi zo kwa Gasinzira. Uwo ni Reponse rero ati babyeyi banje rero uyu ni wa mukunzi wanje nababwiraga. Ya nshuti nahoraga mbabwira ko mfite uwo nakunze natoranyije muri benshi. Ati bitinde bitebuke nzamugeza mu rugo namwe muzamwirebera. Ati none ya nkuru ibaye impamo. Nguwo rero ati mumwakire kandi mumwishimire. Ati ndetse mutege n'ibyiza bizaza kumuvamo. Ati kuko twiteze umugisha. Murakoze cyane, reka nanone mutere intambwe muhagarare neza aha. Tayi mukipa nimba yasivye sinabimenye. Murakoze cyane. Reka rero dukurikizeho gahunda y'impano. Abana bacu bateguye impano mu rwego rwo gushimira no guha agaciro ababyeyi babo n'inshuti ndetse n'abavandimwe. Muri byinshi bagiye babazirikanaho n'ibyo babemeraho, bakaba bateguye impano rero zo gushimira abantu. Nicyo gituma rero tushaka kugira ngo tutambutse hanyuma gahunda zindi ziraza gukomerezaho. Kubera ko rero aha ni mu kirambi kwa Gasinzira, turaje ariho dutangirira. Ndasaba rero abafite izo mpano kuzaja babanguka mu gihe tuzoba tuvuze umuntu uri buhabwe impano. Bwa mbere rero Immaculée ateguye impano zo gushimira ababyeyi babyaye
reponse kandi bakamurera bakaba bamugeje kuri uru rwego. Reka tuze gusaba papa na mama batera intambwe, papa na mama ba Mutunzi batera intambwe baze kwakira impano bateguriwe n'abana bawe. Ufite impano z'ababyeyi atera intambwe azizane. Papa na mama ba Mutunzi baduterera intambwe baje hariya bakira impano n'abana. Urahereza Immaculée iyo sapu, hanyuma witaze gatoya inkoni urasubira imuheze nyuma. Ukoreho mwese rero kandi twabasaba kunezerwa no guseka, kuko abafite gahunda yo kudaseka rendez-vous ni nakazi rimwe ni wa munsi bazabita ngo ni tongo ya colère. Noneho rero uyu ni wa munsi yo kunezerwa. Reka tuze gusaba uwo ni Immaculée rero, ndetse afatikanyije n'inshuti yiwe ati babyeyi ati twanejejwe no kubategurira impano mu rwego rwo kubashimira ko mwazaye Mutunzi kandi mukarera. Ati kuri uyu munsi rero tukaba duhagararanye aha ngaha, ati n'umugisha munini rero no kuvuka mu rugo rwanyu. Ati kubera ko tububaha cyane ntitwotinyuka kubakora mu ruhanga. Ati muzamure iyi sapu muyiyambike kugira ngo mwongere mwubahwe. Zamura isapu muzehe numara uyambare. Arakoze cyane, arakoze cyane. Inkoni tambika mwese mukoreho. Photographe arambwiye ngo ifoto nizishirira nti mukamubaze ngo ni mwebwe muzamutumye, ngo kubera ko igirayo gatoya n'igiseke, igirayo gato. Urakoze. Hanyuma nanone iyo ni inkoni abana bateguye. Ati muzeyi ati turabona iminsi iragushoreye, igihe kiragiye. Ati inkoni rero izaje igufasha kuzamuka imisozi no kumanuka iyindi, ngo kandi Immaculée ngo ari hafi cyane, ngo uzaje umutuma karimo ico udashoboye gukora ngo azagikora kubera ko aje kuvuka muri uru rugo. Atukomeze ugira umugisha w'Imana. Tanga igiseke rero. Yego nanone mukoreho cyo n'igiseke. Nanone umwana wanyu yabateguriye. Ati muvyeyi ati turanezerewe cyane guhagarana namwe. Ati nti twubasha kubashimira kuko bikwiriye, atariko hari ico nkumenyesha kimwe, ngo nuko bijya bintu nziza byose wakoreraga Mutunzi burya ngo nije wabikoreraga, ngo nubwo tutari tubiziranyeho. Ati rero kaba nagupfunyikiye kano gaseke kugira ngo nushika mu rugo kagusetse kakunezeze, kuko naje ngo nagateguye nezerewe. Ubwo rero ngo ibindi uzabibona hanyuma, kuko umwana ngo aje mu rugo kugira ngo azakore ibyo utagishoboye gukora. Imana iguheze umugisha. Murakoze, murashobora kuba musubiye mu kibanza. Turaza gusubira kubasaba kugaruka kubera impamvu y'agafoto. Nanone reka dusabe nanone abavyeyi ba Immaculée nabo batera intambwe. Tubanze dutambutse abavyeyi, papa na mama ba Immaculée batera intambwe. Tera intambwe mwakira impano, abayifite namwe mutera intambwe muyizane. Baza ubahereze ingofero. Ijambo rero ni rya rindi, murambura amaboko mukoreho kuri iyo sapu kandi murebe hano kwa photographe. Mukecuru nawe koraho hariya. Uwo ni Mutunzi Reponse. Ati muvyeyi cyangwa abavyeyi
ati ndanezerewe guhagarana namwe ati mu by'ukuri imuhira nari mfite abandi babyeyi atari ko kuvuka iwanyu no kubabona mumbera ababyeyi ni umugisha ati ndanezerewe cyane rero nkaba nateguye ino ngofero ati rero nkaba totinyuka kubakora mu ruhanga kubera udahangarwa mufite kuri je ati muzamuri ingofero muyambare nk'ikamba ry'abakuze n'ababyeyi kugira ngo mumenye ko twaje kuba abana banyu zamura isapu uyiyambike kwa gasinzira ati mwokoma amashi murakoze cyane nanone mukore kuri iyo nkoni mwana nanone ati ijambo ni ryarindi muvyeyi ati iminsi irabashoreye mutangiye gushesha kanguhe ati ndabizi neza ko kuzamuka imisozi bitoroshe atariki ni inkoni rero izabarinda gutsikira ikabarinda kugwa ati kandi bamenyesheje ko ndi hafi kugira ngo nzaje mbashikiriza karimo muzaje muntuma aho mudashoboye kugera Imbere n'inyuma, wowe uri umusirimu
itagira umupaka igezeho nahindutse ineza yawe itagira umupaka igezeho nahindutse ineza yawe itagira umupaka igezeho nahindutse ineza yawe itagira umupaka igezeho nahindutse Bofu Antoine, famille grand frère Mbonigaba, famille grand frère Shemu, mukurikirane. Jambo ni ryarindi rero namwe murabo gushimirwa Immaculée yabikoze ati Imana rero ikomeze ibazigame kandi bahumugisha. Okay. Bari bavuze ngo dusome umwe ngo kugira ngo zoye kubagora. Twari tuvuze famille grand frère Mbonigaba, famille Bofu Antoine yatambutse, grand frère Mbonigaba arakurikirwa na grand frère Shemu, abo babiri babanze batambuke. Uwo ni Immaculée nanone rero arashimira bivuye ku ndiba y'umutima famille Mbonigaba ati muri abavandimwe beza, ati guhagarana namwe n'umugisha, ati mwaradushoreye muri urugendo rurerure kuba duhagaza hano umugisha, ati rero natwe tukaba tubashimiye. Grand frère Shemu mutera intambwe nanone araza gukurikirwa na famille Bishop Gitoko, famille grand frère Shemu namwe rero ati muraba gushimirwa. Immaculée ngo ashingiye kujo abemeraho n'ibyo abaziho cyo gituma yashatse kubashimira. Kadusabe Bishop Babara tera intambwe, famille Bishop Gitoko nanone namwe umwana arabashimira bivuye ku ndiba y'umutima, ati muri ababyeyi beza cyane, ati nshingiye ku mvugo zanyu n'ingiro zanyu, ati zo mwakoze ku bwacu turabyemera, ati rero tukaba tubashimiye mu ruhame rwa bose, ati mbere mwe kandi Imana ibaheza umugisha. Nanone turasaba famille Pastor Sebineza nabo baratera intambwe, murakoze cyane famille Pastor Sebineza. Harakurikiraho famille Muzehe Musheburanzi, Immaculée nanone arafashe umwanya wo gushimira famille Umushumba Sebineza ngo Imana iguheze umugisha, mwana hari byo ashima mwagiye mumfasha mu buzima bw'amwuka ndetse n'ubuzima busanzwe, ati ico mwababizemo barakizirikana kandi bakagiha agaciro, Imana ngibahereza umugisha. Dusabe Muzehe atera intambwe hamwe na mukecuru mwakira impano umwana bateguriye. Immaculée nanone arashimira uzana impano, uriya ni mama mukuru wiwe, ufite impano nayizane. Harakurikiraho famille Clinton, famille Pastor Bizimana Clinton baraza gutera intambwe nabo bakira impano. Mwasabye kwitonda ariko mwebwe mwitonze cyane kandi twaza tugira ngo twihute. Yego umwana rero arabashimira ababyeyi,
ati muri ababyeyi beza turabashimira guhagararana namwe n'umugisha, ati Imana yongere ibaheze umugisha mwinshi. Kadusabe famiye Pastor Clinton batera intambwe, famiye Bizimana, kadusabe Madame Mugirarembo museruke mutera intambwe mwakire impano mwateguriwe. Tera intambwe. Twarabivuze wa munsi ko mu bukwe byemewe kongorerana rimwe kabiri gatatu, ngo ariko iyo karenze gatatu ngo biza bitera amatatizo ahantu hamwe iri hakujya. None rero ico tuzatwongorerana tuzoza tugitanga nk'itangazo. Reka dusabe mutera intambwe, ikico ndacihoreye. Tera intambwe muzane impano yateguriwe famiye Bizimana. Harakurikira famiye Gakunzi. Ufite impano rero nayizane. Impano ya mbere yateguwe yari impano yishimwe ryo kugushimira wenyine ku giti cyawe, nico gituma bari bateguye ingofero yo kukwambika. Ariko rero iyo ni impano y'umuryango, ati abatari hafi ngo uzabashikiriza iyo mpano nishimwe rivuye ku mutima w'abavandimwe, ati Imana yongere ibagirire neza. Famille nako ni petit frère, ntabwo ari famille. Nkurunziza, Nkurunziza atera intambwe, arakurikirwa na Wizkid atera intambwe. Ufite impano ya Nkurunziza, ufite ya Wizkid abari hafi nawe. Yego, iyo ni impano wateguriwe n'umuvandimwe, ati Imana yongere guheza umugisha, turagushimiye cyane kandi turakuzirikana. Wizkid natera intambwe nawe yakira impano. Harakurikiraho pianiste Sabune nawe atera intambwe. Wizkid arakurikirwa na Sabune, hanyuma Wizkid rero iyo ni impano wateguriwe ija hejuru ya mabahasha yandi, ni ukuvuga ko uri umuntu wemewe cyane. Imana ngo yongere guheza umugisha. Sabune pianiste atambuke. Okay, nimba atari hafi nanone undi yoyimutorera. Pianiste Sabune arakurikirwa na Marene. Marene atera intambwe nawe. Wizkid rero uri umwizerwa, iyo mpano nguje kuyishitsa. Hanyuma Marene Imakire rero ngo aragushimiye bivuye ku mutima, ngo kubw'urugendo rurerure mwafatanye kugira ngo hagarare hano uyu munsi, ngo wakoze amanywa nijoro. Imana rero ngo yongere guheza umugisha, kandi nanone ngo aracyategereje inama zanyu kugira ngo ibyo agiyemo bizakomeze bigende neza. Famiye Mazuru namwe murakurikiraho. Famiye Mazuru barakurikiraho, hanyuma Sister Nyagicumbi namwe mukurikireho.
Makire nanone arashimira famiye Mazuru ati kuba duhagaze hano turi kumwe namwe turabinezerewe cyane ati rero twateguye impano kugira ngo muze kumenya ko hari ico tubazirikanaho hari ico tubemeraho ati Imana ndetse ikomeze ibazigame kugira ngo dukomeze dusangira ibyiza biri imbere. Sister Nyagicumbi atera intambwe